us on Mid-Valley Series. amabuye abiri koko cyangwa tega umutwe tega wavanga akoze kujya neza siga neza urumva avanga twara mu yabiri y'umuntu oya muraza kunsebye mwe nababo shira amanga mutwawuzuye umusore ka twara amatafari cha boss ri hari arakaze none ayo ni mwageze imbere y'amahoro n'ibibazo ndari wowe wihangane shiri ku mutwe amasahara arakuze ndabyikora nkumana nizo kuntiza bose cyadikere ikira kore cyawe kiremo ni ntacyo uzuze mani tumara abandi rete bakibiri tungakira mibare mani nakora akazi ari kwaza ntiyigeza ko abora abura shyira hasi mwese ariko namwe mwambaye ibintu reka namwe muri kunabihambira nabi se nabyikorera gutumira ariko ambaye abantu yasinara ko baretse mwereke ibi bintu nabona ndabona binateye na amatafari yabuze byagenze bite reka nyijyane amatafari yabuze baretse ako nta kibazo mufite mu mitwe yanyu baretse gatoya baretse aha komeza uhereza wa muyede ahereza uramufunga webwe umucanga byagenze bite kumuna mwaparitse mwa bakora ariko kandi birimo biragiye gabura boss ari umuntu atanarariye n'ibyo bisobanutse boss nane bajya atariye wamwe ngurashoboye none urimo uragenda ubivanga usuka hasi umucanga akuze umucanga kuntu wanene boss ngura urabona akazi rwose ubona kakoze ibindi rakaze bamaze barakorwa ya matafari wagejeje nayagejeje yariya naranga none kudapakira na matafari byanje none rero bahembe ariko ntabwo banaguhemba urajya bari buguhemba mukurikira iby'akazi uko mwagize ikiganiro kumenya ibintu byose mumenya akazi nababwiye ko umuntu arahembwa n'iki nuko yakoze wanyuma akabitanga ariko uburyo butangiye kureba ku isaha ega mbose burya hakora mu nda ubutani bakazakorera abanyamukazi umuntu ukora ubara amasaha gufatira naho ni simijyana oya nako kwisuka rwose umwana ashobora akazi rwose nk'umuntu arabikora neza siwe nahoze ni kuvuga ko watamufuka amashereka ngo ntiyashobora ngabo ndebe arabizi boss genda yigeza yandika mu bugati ya hano umuntu ukoze ibintu ninde ariko nawe urimo urabivanga ndimo ndavuga ngo bafasha umucanga bayivanga neza kuyita ndetse mu manzaro kuri nk'aya matafari niko n'abasutse basutse niko sha wa muyede ane wagana amatafari mu mfuko ari he ngwino hano bose umenyaragiye kuzana ngwino hano genda umunzanire none ahangaha kumana we ibintu byose kuva kare avanga ibintu we nubwo dutekereza koko amabuye umucanga munzanire ana we niware munzanire niba koko ibintu byose akazi kose kazakurumira ubu tuvuge yuko uri umuntu udafite ubwenge bwo kuvanga uravanga amabuye n'umucanga niko sha ari wowe wamwe Europa mu rugo uri nkawe yo mu kiraro se
Oya nuko gusa nabona agati gushyira. bangura ibi bintu kandi nakubwiye Ntabwo wanyuze. none ibi ngibyo wabikuye he Kana akagusa. wajyaho ni impinduruzo z'amata basha mureka bikuremo Ndi kumufasha. oya mureka bikuremo mureka ibintu byose wavanga umucanga wanjye wawumenye Nari nageze ngo ni hano turi busuke. nta maso wagira gasa bivangure dore nuko bijyana ukajya ku isukari yo kubyegereza uriya mukunzi ariko izi nkweto ko zimeze nk'iz'aba muhungu wanjye uragira Zino ni izanjye. Ni izanjye. waziguriye he Mu isoko. ngiye gusukari pera uriya mufundi hano umera amatafari se gukuru ndakubwira ngo terura ugagenda ukuru uwo mutwa wakoresha igihe kingana iki uri kugenda ukuru gutyo gutyo Simefisi. Yazanye nayo ngayo. Ndabijya kuba mukuru wanjye. None Fatima. Boss baraguye. Akaza kawuzanyeho. Ariko bana we kiratujaga gushira intege zose ukamara ukwezi uryama. Umuntu ugakoresha natafite ntane yako nta bisegonda bimwe. Yibura ku munara hukaho. Oya muntu n'umugome we. isegonda rimwe nguhumeke Muntu ushobora ukongera uwinjira Ariko nanjye wenda ndimo kwenda yabonye uyu mutipe byamunaniye. Buri ntabwo yarasaka gakoreshwa kuriya bwose. Oya urakoresha cyane. ukomeje guhembesha Eh. gabanebwe Bose twakoze. sundi bari babatoraguye he Bose ni ukuri kw'Imana bose akazi twakoze pe. Wowe koko nuko. Wewe shangu nani? Akabonga. Wowe aje nangana. Nangana. Ngumbi bitatu bora wabonye akazi wakoze wakora amafaranga hano. Boss umuntu aba yakoze reka. Ndagukata. Amatase Ndagukata ni 2000. Ako bose ubu yari yakoze. Oya. Ngo mukase. Oya Ntabwo byari ngombwa rwose. Ni 2000. Uwo muhungu yakoraga. Undi naze. amukiye ariko amafaranga yuzuye. Wewe nangana. Boss Ubundi ahandi dusanzwe dukora abaduhemba 2000. Iyo tumenyeye. Ubundi hari gukorwa kurisha Yo katananye ntabyo. Turazifite kuko niko kazi kadutunze. nababwiye ngo gukora kwanyu ni gukora baho umushahara ufatika. Nababonye muri Nyanda. Boss. Oya. Ako bose nako tuba tutagize nuko. Nawe rwose cyemeniyaga. Oya nayo ngayo. Wenda nuko tutari tumenye aho twakoreye utaha tuzajya. Ajya niwe kwa Dionise. Abantu kwa Dionise nta gatege. Uteze boss. Nta gatege kabisa. Fata nawe 2. Se ntabwo uzi amafaranga kumenya uko uyitegereza. Wewe wibigofero ngwino hano. Cyangwa wayangije amatafari wamenaguye. Iyo ntabwo nta mafaranga nabyishyuye. Uri ntabwo ni wimbaza. yego mwarabyishyuye. None kuki wabyangije? Ntabwo nari bimenyereye buriya byo gukora mu bintu nka biriya. Umva nkubwire. Umucanga wanjye wamenye simuramena amatafari wamenagura ako na kibazo ugira mu mutwe. Oya ariko ndi muzima. Ni amafaranga 500. 500. Wantabyimiye agasha. Cyata mukezo ngomba kugikata. Nari nakubwiye ko ndaguha 2. Ariko bitewe n'ibintu wankoreye kandi uzonyikungarukira mu kazi wanyumva neza. Bana bagwaye. Wajya ngo ni stage. Ikende se abamo stage. Muzakore Ntabwo ari nkayo babahaye. Si nkayo babahaye mwebwe zanatureba. Zanatureba. Mungura nawe. Mungura nawe. Ntabwo ari wapere.
Kapita ngo none. aje boss. Bari abantu banzaniye basanzwe bakora. Boss. Kurabona uretse wenda uri umwe wenda wagize ariko urabona ko abari babiri baraza akazi. Ese ko mbwe ngo nabantu basanzwe bakora cy'ubuyede. Nkaba nabonye abanya ngo sinzi uvuye kubatoragura. Boss ntabwo bizongera ubutaha kuko byanze kunze no ko bari babiri bo baragerageza barakazi. Uriya nabo umuntu yamwigisha kuko urabona ni mushyashya nanjye nubwo na Pakimani bine nabwo ngashakira abandi bantu babiri. Ntabwo rero ndarinzi yuko ari buze n'uriya udasanzwe bakamenyereye ariko byanze ko ubutaha azagakora neza rwose. Basi ubutaha yazaba yarisubiye. Yaba yisubiye kuko tuzakomeza tumwigishe kuko bari babiri bo reba nkuriya Emmanuel hari ukuntu atagize koko nuko umwibanda ukajya umukoresha kenshi gashoboka kugira ngo amenyere akazi. Ubutaha boss ntabwo ubutaha bizongera. Ngiye kuguhemba ariko ni ukuvuga ngo weho hariho twavuganye bitanu ariko ntabwo byumvikana rwose akazi kanyu wakajamije neza wenda nuko habayemo ikibazo cyuriya mibare ariko ubundi nge wakayampaye yose. Oya ntabwo nyaguha yose ahubwo ariko nkwe 2000. Nta kibazo rwose. Wishimye se? Nta kibazo. Ngaho nimuhaguruke sha mutahe. Kapita uretse tuvugane. Obu nyemeza bitewe. Bose akazi ntabwo kakwiye cyane ariko koze twagerageje nawe kandi ngira ngo nawe wabibonye. Oya ariko muri ibintu barahungu n'abakozi uretse uriya mushyashya ubona ko atari yamenye neza ko n'abandi ariko ujya mwana muto yawe ubona ko afite ingufu bakoze rwose. Ubwo rero nukuvuga ngo kwako ni kakazi ujye ugerageza kubakoresha kiri muri arega buri akazi kanyu kadine nako kaba kari gupfa birumvikana rwose. Ubwo nukuvuga ngo kugera ku neza bwakora ku mugwaga sibyo ujye ubakoresha witure arakoze boss. Umva nubwo nta nakanya ko kuruhuka. Yego ubu ugomba kubitura abakozi sawa sha. Sawa Kapita ubwo rero ejo abakozi bazazinduke. Yego boss ndabwira bazagira kujya ntabwo bongera gukererwa boss. Ntubongera gukererwa nkuko bari bakerewe urumva. Oya bazazinduka. Kandi uvuze ko uko nabigenje nawe nyine ubwo witure. Ndavugisha ye. Sawa. Sawa. ariko se umugizi w'uyu munsi nawo turawucyura na boss mubikuriye. Siko ndeba na wa muhungu nawe yatinze twamutegereje. Wahora ni cya kinagaze nacyo umuntu akibwiye ati saa moya ubu se warambwira ko yakererwe ni na wa boss ntabwo turamukira. umva rero tujya inama wowe ubugenda sibyo ubwire Kenny nako bazasize Pakimani gusize ubwo ati umva twari kumwe nuko abaye nk'uyihagarika sibyo noneho nanjye nagerageza kumubwira twihute sibyo ariko twese two gukererwa noneho unyarukireyo noneho nanjye ndaza nkukurikiye. Umugani banza ugende umurebe ngere kuri ruwa muhungu gendere kurahara burya na 500 regana nayo ntabwo ari make agiye yabona buri munsi sibyo nabyo aribyo byamutwara noneho ngiye simbuke murebe kinga noneho ndaje nkukurikira ntabwo nanjye ndatinda reka ndeba ko yaramutse kagende. Biba Yego. aramutse ese nturabyuka yewe byagenze gute ko watwiciye gahunda? Ewe ndumva sinzi ukuntu meza nawe umutwe waje. Kingura Narayenduka abo nyingurira. kingura ese inzugi zimeze gutya namya nyingura ne kingura none se ko ubaye umucakara w'ibi bihe niba undi urukiro ki wabonye
kera wararwanaga kandi ukanesha ku manywa ndetse na nijoro wararwanaga kandi ukanesha ukiranuka ku manywa ndetse na nijoro